Ah, umwaka uri kurangira uzaba ufite igitaramo Yego. kandi nyuma yaho abantu bita cyangwa se n'abafana babo babita ngo ibifi binini nabo bafite igitaramo umunsi uzakurikira. Ni ikintu wavuga w'iki? Igifi kinini ni Yesu, abo bose ni udufi tundi duto duto, so twese turufite umubiri, warakora nkakora, so nta kintu kirimo usibye kuba twakora umunsi umwe wa 31 KCC roundabout hariya turasa umwaka n'umujyi wa Kigali. Nshimira byimazeyo umujyi wa Kigali ko ushobora gutekereza ko umuhanzi nyarwanda yakora igitaramo. So ni festival nini, abanyarwanda bazishima bahereye ku itariki 2 kuri 24 nako z'ukwa 12 next week kugera ku itariki 2 turya show non-stop. Nyuma y'uko twumvishe igitaramo cya Bruce Melody ndetse na The Ben, ubita Kevin Kade nawe yazanye ikindi. Tuzaja mu kiye rero. Bamwita Kevin Kade ateye comment hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben. Ati biti bifi binini. Wowe gusa kanda subscribe na comment uvuge kuri Kevin